Viking bari abantu bakomokaga mu majyaruguru y'Uburayi cyane cyane mu bihugu bya Norway, Denmark na Sweden. Ntibari ubwoko bumwe gusa bw'abantu b'intambara, ahubwo bari abarwanyi, abacuruzi n'abashakashatsi b'isi explorers. Aka update ni channel yihariye ikuzana amateka akomeye yaranze isi kuva rimwe kugeza uyu munsi. Hano dusangira amateka y'abantu badasanzwe ko bagize uruhare mu guhindura isi n'ibyo bavumbuye byanduye ubuzima bwa muntu. Urasanga amateka y'ibihugu n'imico yabyo, inkuru z'abantu bafite ubwenge n'ubushobozi budasanzwe, ibiremwa bidasanzwe byabayeho cyangwa bivugwa mu mateka, amabanga n'ibyabaye byahinduye amateka y'isi. Aka update nurakomeza gukungukira ibitekerezo, ugatekereza kandi ugatangazwa n'ukuri. Ukuri kw'amateka. Niba ukunda kwiga, utekereza no kumenya aho isi yavuye n'aho igana, iyi channel ni yawe rwose. Kanda subscribe, ushyire itafari ryawe kuri aka update. Niba unyurwa n'ibyo dukora, shyiraho uruhare rwawe utwereke ko turi kumwe. Kanda like, utwereke igitekerezo cyawe cyakugirira akamaro. Andika comment, usangize ubumenyi bwawe, igitekerezo cyawe cyangwa inama yawe. Kuko inama zanyu nizo zituma iyi channel yanyu aka update urushaho kunguka ubumenyi buhambaye. Kanda share, usangize abandi ijwi ryacu rigere kure kuko muri imbaraga za aka update. Igihe cyabo cyitwa Viking Age. Cyatangiye hafi mu mwaka wa 793 kikageza mu mwaka wa 1066. Muri 793 ni umwaka w'ingenzi cyane kuko aribwo bateye ahitwa Lindisfarne Monastery muri England. Ibintu byateye ubwoba Uburayi bwose. Mu 1066 nibwo igihe cyabo cyarangiye, nyuma y'intambara ikomeye yitwa Battle of Stamford Bridge. Ikintu cyatumye babazwe ku isi yose cyambere n'ubukana mu ntambara. Aba Viking bari abarwanyi batinyitse cyane, bateraga imijyi n'insengero bakoresheje intwaro zikomeye nk'inkota n'imihoro. Ibi byatumye bateza ubwoba mu Burayi bwose. Icya kabiri ni amato yabo adasanzwe, longship. Bari bafite amato yihariye yihutaga cyane, yashoboraga kugenda ku nyanja nini no mu nzuzi nto. Aya mato niyo yabafashije kugera kure cyane ku isi. Icya gatatu ni ubushakashatsi bw'isi, exploration. Aba Viking bageze ahantu henshi cyane, Iceland, Greenland no muri Amerika bagezeho mbere ya Christopher Columb bayobowe na Leif Erikson. Ibi byabahaye izina nk'abashakashatsi bakomeye, ubucuruzi bwagutse. Ntibari abasahuzi gusa, bacuruzaga hagati ya Europe, Asia na Middle East. Bacuruzaga zahabu, imyenda n'ibindi. Bafashije guhuza isi n'ubucuruzi. Umuco n'imyemerere yabo. Bari bafite imyemerere yihariye, basengaga imana nka Odin na Thor. Inkuru zabo zakomeje kwamamara no mu bihe by'ubu, mu mafilime, amacomic n'ibindi. Gushinga imijyi n'ubwami. Aba Viking bagize aho batagisahura gusa, ahubwo batumye mu bihugu by'amahanga bashinga ibice by'ubutegetsi n'imijyi. Urugero, bashinze agace ka Normand mu France. Igihe cyabo cyarangiye kubera kwakira ubukristo, ibihugu by'Uburayi byatangiye kwirwanaho no guhindura imibereho bakava mu busahuzi. Kwagura isi kw'aba Viking. Aba Viking bari bamwe mu bantu ba mbere bakoze ingendo ndende ku nyanja, bashakisha ahantu hashya ho gutura, gucuruza no gutegeka. Ibi byabaye hagati ya 800 no mu 1100. Impamvu bagendaga bashakisha isi. Aba Viking batangiye ingendo kubera kubura ubutaka buhagije mu gihugu cyabo nka Norway, gushaka ubutunzi, zahabu, ifeza n'ibindi. Ubucuruzi n'amahirwe mashya, ubumenyi bwo gukora amato akomeye, longship. Aho bageze roots and destination. Mu Burayi bw'iburengerazuba bageze muri England, barahatuye ndetse barahategeka. Ibice bimwe bageze muri France bashinga Normand. Ntibari abasahuzi gusa, bahindutse n'abatuye muri ibyo bihugu. Majyaruguru y'inyanja ya Atlantic bageze muri Iceland, abaye igihugu cyabo gishya. Bageze muri Greenland bayobowe na Erik the Red, ahantu hari hakonje cyane ariko barahatuye. Muri Amerika, mu Viking witwa Leif Erikson yageze ku mugabane wa Amerika hafi mu mwaka w'igihumbi. Aho hantu hitwaga Vinland muri Canada y'ubu. Yagezeho mbere ya Christopher Columb. Ibi byerekanye aba Viking ko aribo bantu ba mbere b'Uburayi bageze muri Amerika.
mu burasirazuba Eastern Route. Abaviking bo muri Sweden bagiye muri Russia, Middle East banyuze mu nzuzi nini nka Volga na Dnieper. Aha bakoraga cyane ubucuruzi n'ibihugu bya Islam n'ubwami bwa Byzantine. Uburyo babashije kugera kure. Abaviking bageze kure kubera amato yihuta yoroshye kandi yashoboraga kugenda ku nyanja nini no mu nzuzi. Navigation, kuyobora inzira. Bakoresheje izuba n'inyenyeri, hari n'ibivugwa ko bakoreshaga sandstone kubasha kubona izuba niyo rihishe. Akamaro k'ubushakashatsi. Kwagura isi kw'Abaviking kwagize ingaruka zikomeye, kongerera ubumenyi ku isi, guhuza imigabane n'ubucuruzi, gutuma habaho gutura mu bihugu bishya, gushyiraho ishingiro ry'ubushakashatsi bwakurikiyeho. Abaviking ntibari abarwanyi gusa, bari n'abashakashatsi bakomeye, bageze kure cyane kurusha abandi bantu benshi mu gihe cyabo. Bageze mu Burayi, Amerika, Aziya, ibyo byatumye bahindura amateka y'isi no kwagura imyumvire y'abantu ku miterere y'isi. Intambara n'ubwami bushya bw'Abaviking. Abaviking bazwi cyane ku isi kubera ubukana bwabo mu ntambara, ariko ikintu gikomeye kurushaho nuko izo ntambara zaje kubyara ubwami bushya n'imiyoborere mishya mu Burayi. Ko intambara zabo zatangiye. Intambara z'Abaviking zatangiye cyane mu mwaka wa 793 ubwo bateye Lindisfarne Monastery muri England. Basahuye umutungo wabo, bica abantu benshi, bituma Burayi bwose butangira kubatinya cyane. Ibi byabaye intangiriro y'igihe cyabo cy'intambara zikomeye ko barwanaga, military strength. Abaviking bararwanye badasanzwe kubera gukoresha intwaro zikomeye, inkota, imihoro n'amacumu, kugaba ibitero bitunguranye, surprise attack, gukoresha amato yihuta, longship. Bashoboraga gutera vuba bagasahura bagahita bagenda. Aho bateye bakahigarurira. Mu Bwongereza Abaviking bigarura igice kinini cya England, bashyizeho agace kitwaga Danelaw, aho amategeko yabo yakoraga. Ibi byahinduye amateka y'Ubwongereza cyane. Mu Bufaransa bateye inshuro nyinshi, nyuma bahawe ubutaka bashinga Normand. Aha niho hakomotse abantu bazwi nk'Abanorman. Ahandi mu Burayi bageze muri Ireland no muri Scotland. Aho hose bashinze ibice by'ubutegetsi cyangwa imizi. Kuva ku basahuzi bajya ku bategetsi, Abaviking bari abasahuzi gusa, ariko nyuma batangiye gutura aho bateye bashinga ubwami n'ubutegetsi. Bafatanyaga n'abaturage baho kubaka igihugu. Normandi yabaye igihugu gikomeye cyabyaye abayobozi bakomeye mu mateka y'Uburayi, ko bahinduye politiki y'Uburayi. Ibikorwa by'Abaviking byagize ingaruka zikomeye, byatumye ibihugu byinshi byubaka mu rwego rw'umutekano, byahinduye imipaka y'ibihugu, byagize uruhare mu kubaka ibihugu bimwe byo muri iki gihe. Ubwami bw'Abongereza bwahinduwe cyane n'ibihe by'Abaviking. Iherezo ry'intambara zabo. Intambara zabo zaje kugabanuka bitewe n'uko batangiye kwakira abakristo, batangiye gutura no kuba abaturage basanzwe. Ibihugu by'Uburayi byatangiye kwirwanaho neza. Ibi byatumye batakaza ubukana nk'abasahuzi. Abaviking ntibari abarwanyi gusa, intambara zabo zatumye havuka ubwami bushya, hahinduka politiki y'Uburayi, banubaka ibihugu bishya. Intambara zabo nizo zatumye bava ku busahuzi baba abategetsi b'amateka akomeye ku isi. Ubucuruzi mpuzamahanga bw'Abaviking. Abaviking ntibari abarwanyi gusa, bari abacuruzi bakomeye ku rwego mpuzamahanga, kandi ubucuruzi bwabo bwagize uruhare runini mu guhuza imigabane y'isi mu gihe cyabo. Impamvu bakoraga ubucuruzi mpuzamahanga, bari bakeneye zahabu, ifeza, imyenda n'ibindi bicuruzwa by'agaciro. Guhuza amasoko, babonaga amahirwe yo gucuruza hagati y'ahantu hatandukanye ku isi. Uburyo bwo kwihangana, bafashwaga n'ubumenyi bwabo bwo gukora amato akomeye no gutwara ibintu mu buryo bworoshye aho bacururizaga. Abaviking bacururizaga ku buryo bwagutse cyane. Mu Burayi bacuruzaga n'abaturage bo mu Burayi bw'Iburengerazuba no hagati, bacuruzaga ibikoresho, ifeza n'imyenda. Mu majyepfo yo mu Burasirazuba binyuze mu nzuzi nka Volga na Dnieper, bageze muri Byzantine Empire, ubwami bwa Byzantine. Middle East bakoraga ubucuruzi n'abaturage bo muri ibyo bihugu, bagurisha zahabu, ubwoya, imbaho ndetse n'abacakara. Muri Amerika, Vinland, Abaviking bagendeye ku nyanja ya Atlantic, bageze muri Vinland ariyo Canada y'ubu. Nubwo batagumye igihe kirekire, bahaye abandi ubumenyi ku mahanga maze. Ibicuruzwa byabo yari ifeza n'amabuye y'agaciro, zahabu, ubwoya n'imyenda, ibikoresho by'intwaro n'abacakara. Uburyo bakoraga ubucuruzi, bifashishaga amato yihuta nka longship, kandi ashoboye kugenda mu nyanja nini no mu nzuzi nto. Bakoraga trade routes zinyuranye mu Burayi, mu majyepfo no mu Burasirazuba. Bashyiraga hamwe ubuhanga no gucunga ubucuruzi no guhahirana n'amahanga. Impamvu ubucuruzi bwabo bwari bwihariye, bahuye n'amasoko menshi atandukanye.
barushaho kumenya amahame y'ubucuruzi mpuzamahanga. Bagize uruhare mu guhuza ibihugu by'isi n'ubucuruzi bw'igihe kirekire. Batangiye uburyo bwagutse bwa global trade imbere y'igihe cya globalization. Abavikingi ntibari abasahuzi gusa, ubucuruzi bwabo bwari igikoresho gikomeye cyo guhuza isi. Babonye amahirwe mashya, bagurishaga ibicuruzwa mu bihugu bitandukanye ndetse batanga ubumenyi ku bucuruzi mpuzamahanga bukomeye. Ubumenyi bw'ikoranabuhanga mu Bavikingi. Abavikingi ntibari abarwanyi n'abacuruzi gusa, ahubwo bari abahanga mu bumenyi n'ikoranabuhanga. Byafashaga kugera kure no guhangana n'ibibazo by'igihe cyabo. Amato yabo yihariye longship. Abavikingi bakoraga amato yihuta kandi yoroshye yitwa longship, yashoboraga kugenda ku nyanja nini no mu nzuzi nto, gutwara abacuruzi, abarwanyi n'ibindi bintu byinshi icyarimwe. Ibi byafashaga gukora ibitero byihuse, kugera kure mu bucuruzi no kwagura ubutaka bwabo. Uburyo bwo kuyobora navigation. Bakoreshaga izuba n'inyenyeri mu kumenya aho bari. Hariho n'ibivugwa ko bakoreshaga sunstone kumenya aho izuba riri cyangwa niyo ryishe imvura cyangwa ibicu. Babashaga kugenda igihe kirekire ku nyanja batagombye kwishingikiriza ku miterere y'isi gusa. Ubumenyi bw'ibikoresho n'inyubako. Bakoraga inkota, imihoro n'ibikoresho by'intwaro by'umwimerere. Bubatse amazu akomeye mu burasirazuba bw'i Burayi nka Longhouse no mu bice byashyiragamo ubucuruzi bushoboye gukoresha ubumenyi bwabo mu gukora ibyuma by'amatongo byoroshya ubuzima n'ubucuruzi. Ubumenyi mu mibare n'imicungire. Bamenyaga kubara no gucunga ibintu by'ubutunzi bafite, uburyo bwo gutegura ingendo n'amajyambere y'ubucuruzi bunoze batabihungiyemo gusa ku gahenge k'intwaro. Impamvu ibi byabafashaga kugera kure mu nyanja no mu bucuruzi, gutuma intambara zabo zigira ubukana bwinshi kubera gutegura neza, kwagura ubutaka no gutura mu bice bishya, gutanga umurage w'ikoranabuhanga n'ubumenyi ku bindi bihugu. Abavikingi ntibari abarwanyi cyangwa abacuruzi gusa, ubumenyi n'ikoranabuhanga byabo byafashaga kugera kure, gucunga ubutunzi no guhanga umurimo. Amato yabo navigation n'ubuhanga mu bikoresho byabo byahinduye uburyo bw'intambara, ubucuruzi ndetse n'ubuzima rusange. Bikaba ari byo byatumye bazwi ku isi yose. Umuco n'ururimi by'Abavikingi. Abavikingi ntibari abarwanyi n'abacuruzi gusa, ahubwo bari bafite umuco wihariye n'ururimi rwabo byagize uruhare rukomeye mu mateka y'isi. Ururimi rw'Abavikingi rwitwa Old Norse. Bavugaga ururimi rwitwa Old Norse. Ururimi rwabo rwasize isura ku rurimi rw'icyongereza n'ayandi y'Uburayi. Amagambo menshi yo mu Burayi mu Bwongereza biva kuri Old Norse. Urugero, sky izwi nk'ijuru, window idirishya, knife ubudo. Ururimi rwatumye ubutumwa bwabo, amateka n'inkuru zabo biguma ku isi kugeza n'ubu. Imyemerere Norse mythology. Bari bafite imana yabo nkuru n'iz'umuco wabo. Odin ni umuyobozi w'abamoko n'imana y'ubwenge. Thor yari imana y'intwaro n'umuriro. Inkuru zabo saga zatangaga ubutumwa ku butwari, ubutabera no guhanga udushya. Ibi byatumye umuco wabo ugaragara ku buhanzi, filime, ibitabo n'ibindi by'uyu munsi. Imyitwarire n'imibereho. Bashyiraga imbere ubufatanye mu muryango n'abo mu gace bubatse Longhouse, aho imiryango yabaga. Bari abahanga mu gucunga ubutunzi n'imiryango yabo. Bafite imyizerere y'ubwenge, ubutwari n'ubushishozi mu buzima bwa buri munsi. Umuco wagumanye n'isi yose. Imyemerere n'inkuru zabo byagiye bigaragara ku bitabo, comic, filime n'imikino. Ururimi rwabo n'uburyo bw'imibereho byahinduye amagambo, imigenzo, imyemerere y'ibihugu byinshi n'Uburayi. Ibi byose byatumye Abavikingi bazwi ku isi hose, atari abasahuzi gusa. Imperuka y'Abavikingi. Nubwo Abavikingi bazwi cyane kubera intambara n'ubucuruzi, exploration, ubumenyi n'umuco wabo, igihe cyabo cyaje kurangira bitewe n'impamvu zitandukanye, bigira ingaruka z'igihe kirekire ku Burayi n'isi yose. Impamvu imperuka yabo yabayeho ni uguhinduka kw'imyemerere, harimo kwakira abakristu. Abavikingi batangiye kwakira abakristu mu bihugu bayoboraga. Kwakira ubukristu ntibyashishikarije gusiga imigenzo yo gusahura. Ibi byahinduye imyitwarire yabo batakibera abasahuzi gusa. Ibihugu by'Uburayi byiyubaka. Ibihugu by'Uburayi byatangiye kwirwanaho no gushyiraho ingabo zikomeye. Ibi byatumye intambara z'Abavikingi zitagikora ku kigero kimwe n'icyambere. Ubukana bwabo mu ntambara bwaragabanutse buhoro buhoro. Guhindura imibereho. Abavikingi batangiye gutura mu bihugu bishya, aho bageze baciye mu nzira y'abaturage basanzwe batakibera abasahuzi gusa. Bimwe mu bihugu bari barategetse nka Normand byakomerejeho bikabyara abayobozi bashya. Ikoranabuhanga ry'ibihugu by'Uburayi. Iterambere ry'ubwubatsi, ubuhinzi n'igisirikare byatumye intambara zoroha guhangana n'Abavikingi. Ubuhanga bwabo bw'intwaro n'amato ntibwakomeje guhangana n'ubukana bw'ibi bihugu. Ingaruka z'igihe kirekire. Politiki n'ubwami. Ahantu henshi hageze bashyizemo imiyoborere n'ubwami bishya. Ibi byahinduye amateka y'ubutegetsi by'Uburayi, urugero Normandi n'Ubwongereza. Umuco n'ururimi. Inkuru, imyemerere n'ururimi byabo byasigiwe mu bihugu byabo. Bagiye ururimi
bagiye ururimi rwabo Oridinos rwagize ingaruka ku ndimi z'Uburayi n'Icyongereza. Global Influence Exploration. Ubucuruzi n'ikoranabuhanga byabo byasize umurage mu bucuruzi bukomeye mpuzamahanga. Abavikingi ntibagihari ku butegetsi bw'intambara, ariko umurage wabo uracyagaragara ku isi yose. Ukunda imbyino gakondo, ukunda inkera y'abahizi, itorero urwibutso rw'abato dutumire mu birori byawe maze ducinye akadiho. Ubukwe, MC, gusohora umugeni, kuvuga amahamba, ibirori by'amavuko, ibirori bya yubile, kwakira abashyitsi n'ibirori by'umuco. Ibirori byose ushaka turagususurutsa, hose mu gihugu turagera twaguha ibirori bitazibagirana. Wadusanga kwa Sina General Entreprise urwibutso kuri Nyirangarama. Hamagara cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0788305122. Itorero urwibutso rw'abato, ibirori byawe tubindura ibyishimo n'umunezero udashobora kwibagirwa.